Amafuti yagiye ankorera yose murayazi. Noneho ikintu kimbabaza muri byose nukuba nabonye yashyize ku itangazamakuru ngo umwana asuwe. Ndamutoraguye mukuye ku muhanda mushyize mu rugo ngo azabane n'abana, none inyiturano ni yuko uri kumbwira ngo nuko numvishe ngo umwana asu. Nta nubwo ndabyumva sindanabyakira, umeze nk'umusazi. Ararenzwe atangiye kujya kunjonjorera abana. Gusa nanone ko atabajonjoye mbere se atarajya kwa Farida. Ubu ngubu nibwo yabutse kuza kunjonjorera abana. Kuba karabayeho muzagerageza abana ntibazabimenya. Ko bizana amatiku mu bana. Yumvishije yuko se yamwihakanye. Ari we yita ko uretse nawe nundi namurumuno cyangwa mushikiwe. Nawe yumvise ko nanjye ubwanjye nyimara kubibona nahise mera nk'umusazi. Numva mu mutwe nago hakora. Nekereje ibibi byose namwihanganiyeho. Nekereje uburyo ki aje kunjonjorera abana ngo uyusuwe. Keza bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe. Nongeye kubasuhuza kandi mbifite gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi. Reka nizere ko meze neza mwese aho muri abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu mwese. Ndabasuhuje ku nama n'ibitekerezo mugende mwandika muri comment. Ndabashimira cyane. Uyu munsi ndi kumwe na mama wase tugiye kuganira kubw'ubutumire bwe yifuje ko tuganira. Ya ndumva ari byo bwibye mama wase tuguhaye ikaze. Murakoze cyane ke. Ariko rero gerageza isura uyirambure we kurakara. Ndi kubona isura yawe irakaye. Nago ndakaye cyane. Ariko nawe nago areka kurakara. Ugiye mu kimbu cyanje. Nanone da. Ariko nyine gerageza akamurare hanyuma umbwire wampamagaye umbwira ko ushaka kugira icyo utubwira kubijyanye n'ibyo mugabo wawe yatubwiye ubushize. Sinzi nimba kiganiro warakirebye ariko twaraganiriye ibintu byinshi. Rero numvise ushaka ko nawe ugira ikintu bivugaho kubijyanye n'ibyo yavuze cyangwa niba ari ukuri kwa ushaka gutanga. Kenge nagutumijeho ngo ushaka. Bitewe n'ibyo nabonye ku itangazamakuru. Yego. Numva birambabaje cyane. Ndanje ndavuganireka ngo uhamagare mubaze numve ko icyo kintu cyabayeho koko. Nicyo nashakaga. Byose ko wabibonye nyine. Kuko ngiye byaranunguye cyane. Nakumbwira ngo ndarakaye rero nago nareka kurakara pe. Wishyize mu kimbu cyane niko nabanije kukubwira. Twaratunguye kumva abantu bamaranye imyaka ingahe yose. Kumva birababaje cyane. Tubwirira ukuntu wabyaye umwana hanze. So nkuru nago nzizi. Kandi twarazibonye barabitubwiye. Nago nzizi. Umva ikintu cya mbere kimbabaza, sibyo? Uriya mugabo twabanye ndi umukobwa ndi isugi. Ni sugi se kandi jemo. Nge nari isugi. Urumva? Ndagenda nge nari isugi ndagenda nshakana nawe. Aragusujura. Urumva icyo ngicyo ukiteho. Yego. Ndangije turabyarana. Amafuti yagiye ankorera yose murayazi. Noneho ikintu kimbabaza muri byose nukuba nabonye yashyize ku itangazamakuru ngo umwana asuwe. Ndamutoraguye mukuye ku muhanda mushyize mu rugo ngo azabane n'abana, none inyiturano ni yuko uri kumbwira ngo nuko numvishe ngo umwana asu. Nta nubwo ndabyumva sindanabyakira, umeze nk'umusazi. Ntago nzi niba ikiganiro twakoranye niba warakirebye. Narakibonye kandi ari cyo kintu natumye. Urumva we yavuze ko anababaye nyine ibaze nawe kuri. Ababajwe n'iki se ko ari umurengwa ko ari uko nari mukuye ku muhanda. Kubura umugabo karera umwana akagira imyaka 20 ataramenya ko umwana ari uwe. Ubu nibwo abimenye. Ubu nibwo abimenye ko umwana atari uwe. Amakuru nibwo nyine ayatohoje. Shamva cyakoze iki. Ikindi kintu utubwiye ko wowe waje nyine ngo uri n'isugi bwose ufunze neza. Wavuga ko waje utwite. Naje nwite. Naje nzanye inda ndazaranyakira. Ngo ntabyo yarazi. Ntabwo arazi kutwite. Ntabwo arazi ko nwite. Nge nago naje iwe nwite. Nge twashakanye ari umusore ndi umukobwa. Urumva? Ibyo rero byuko avuye mu mafuti ye akaza aje kunjonjorera abana. Yaranyatse kumwakira nkamwakira. Ntago ibyo ngibyo ndi kubyumva. Arongera turamuhungu mwabonye dusa. Gusa se ni ngombwa? Atura mwana ko ari igikara cyane. None se uwe ni inzobe cyane?
ndamubwira nti se ikimenyetso kikwereka ko umwana atari uwawe nyine hari ikimenyetso ubundi ushobora kuvuga ati uyu mwana si uwanjye nzi neza nizeye apana amagambo ngo urumva ngo hari amakuru ngo hari amakuru niyo nashaka niyo nshaka ko ashyira hanze ayo makuru akajya hanze umuntu akayamenya ayo makuru nta nubwo ndi kuyumva yanabaze ngo igihe mwahuriye uzi agahinda mfite uzi ko kangana aho namukuye urahazi noneho agahinda afitewe arabivuga amarira akazenga mu maso. Farida uko byagenze urakuzi yego agera aho kurara hanze ndavuganire ndeke kwibabariza abana byibuze se azanapfe ari kumwe n'abana be ariko reba ibyo atangiye kunkorera we wabyakira utari wowe ariko waba uri umuhanga ushobora guhisha umwana imyaka ingana gutyo nabyo nabwo bwaba ari ubundi buhanga biragoye cyakora bibaho. None se ikibazo mfite cy'amatsiko ubu nibwo yibutse kujonjora aho mariye kumwondorera ndamwondoye ngize gute mukuye ku muhanda mugaruye mu rugo bari baramutaye hanze ubu ngubu nibwo yibutse kujya kujonjora abana. Nanjye namubajije impamvu ko ariko gahinda mfite nyine ngo nibwo abimenye nawe nibwo abibwiwe n'ikisi hari imyitwarire ngo umwana urumva cyagiye imyitwarire umwana yaba afite rero reka nyigusobanurire amezi ndumva harimo umwaka namaze abana batabona se ngo abahigitsuri cy'ababyeyi nago iyo myitwara umwana reka kuyimwitwaraho kandi azi neza n'ibyo se yabakoreye ibyo ngibyo rero nibyo ari kwivugisha rwose ntabwo byagira urumva nanjye naramubajije ni se umwana ubundi niba utangiye gutekereza ko umwana atari uwawe ubundi umubano wawe n'umwana wawe umeze n'uwo mwana ngo kuva yava muri bya Faride yari yagiyemo nyine yamwirukana akagaruka mu butumwa yari yagiyemo cyangwa abana aho bari bagiye barahazi abana nyine urumva ntibabiyoberwa kuva rero yagaruka ngo yari yagiye ngo uriya mwana ngo atangiye kumusuzugura mukuru atamusuzugura se niyo usuzuguje ngo akajya abona ngo umwana aramureba nabi kumureba nabi nibyo yakoze bidakwiye ngo bitandukanye nuko mbere nyine bari babaye none se yumvaga yuko ari buza abana bakamwakira uko bamwubahaga bazi nibyo yagiyemo ibyo byashoboka ubwo ngo bituma yibaza ngo ku mwana ngabaza n'abantu abaza nyine ngo amakuru ngaza gusanga koko ngo umwana ngo impamvu makuru ye naga wamwangishije ngo se ngo umwana ngo suwe ni byinshi anatekereza ngo igihe ngo mwahuriye n'igihe wabyariye ngasanga amezi 9 nago yarageze bivuze ngo wabyaye mbere y'igihe wagombaga kubyarira ariko ntiyabyitaho ariko ubu nibwo buryo yabisobanuye avuye kwa Farida nibwo ari kureba ibyo ngibyo wenda sinzi niba ari byo mpamvu avuye kwa Farida araje ndamwondoye umwana naga ari kumwubaha aza amafuti yakoze imbere y'abana azi kugaruka mu rugo none arangije ati umwana naga ari uwanjye kubera ko atanyu aramwubaha ku ruhe rwego se nubundi kumwubaha no kumugarura mu rugo cyangwa se n'ibyo ngibyo akaba wenda ari cya gihunga cy'ibyo yakoze bigatuma n'umwana amubona ukundi kandi atari nabyo umuntu atekereza ariko yamubona ukundi byo ni ikintu cyumvikana kumubona ukundi byo ni ikintu cyumvikana uretse ko kumubona ukundi ntabwo bisobanuye ese uragiye abana umwana ati mama ishuri papa wanyu nawe uhari yarigendeye nahagarukiye ati umwana si uwanjye ese kewe wakwihangana uti ariko none ejo ngiye kubona mbona kwitangazamakuru mbona rwose yahatanya ati umwana naga ari uwanjye bose ashaka kuba afite ikindi kibazo wenda cyangwa ikindi kibazo mufitanye cyangwa nyine we ni ikibazo yifitiye tutazi ikindi ku ruhande kubera ko nyine uba ubona ko naga ari yakira pe kandi yari yaragarutse ku murongo n'ubundi ava kwa Farida nta kibazo cyari ukuntu yinjiye muri ibyo by'umwana nicyo kintu cyanyobeye sundi bambwiye irubaka yagusabye imbabazi bambwiye nago yubaka reka bambwiye ahubwo wowe utunga urugo rwawe utazanye bambwiye nibyo nabo bambwiye iyo wumvise ngo umuntu yavuze ejo kumva ngo yengo bya bindi yavuze ngo kuko nibyo aho biba byarangiye nimba abonye umwana atamwumva ati ariko buriya barambwiye rero nago barambwiye yubaka none rero kumva koko biramutse bibaye ari ibyo avuga ari ukuri nanone kurundi bibaye ari n'ukuri byaba binababaje nawe utekereze kurera umwana imyaka ingana gutyo wishyuye minerivare waravuje waguze imyenda waragabuye waragize umwana yarabyishyuye kuko inda yari iye rwose ibyo byose imyenda kugeza umwana ni byinshi ugasanga kandi ibyo bintu bibaho ndamubwira ni natwise
ndamubwira ese ibikoresho amafaranga ajya ku isoko ngura ibikoresho byose ndaza ndabyara nta kibazo yari atarajya mu gakungu umwana ndamubyara tumurera neza nta kibazo. Nyuma rero yaho yagiriye kwa Farida nibwo mbona yahindutse, ahubwo nibwo yahumutse. Reka tuvuge ko yahumutse. naguhomoka kuko nibwo nyine yahise atekereza aravuga ati ariko buriya nubwo nanjye nakoze ko adatekereza ibyo yakoze se ngo avuga ati n'umwana muri we ntago ariyakira ngo avuga yuko ndi kumwe na papa mu rugo. we yumva ko bagomba nyine bigomba gukomeza nka mbere arega buriya papa wa se nawe usibye yuko atari ngombwa kugira ngo mbishyire mu kiganiro urabizi yuko ngo nazibana zidakubitana amahembe niko bajya babivuga. Nawe ntago ari mwiza nuko buriya buri muntu wese yihanganira undi. N'ubundi urugo ni ukwihanganirana. Mutanihanganiye ntago byashoboka urumva. Noneho reba ejo bundi ukuntu yambwiraga ati ngewe ndi kurara hanze mbabara ngaruke mu rugo nkamuha imbabazi. Noneho reba ukuntu agiye kungaraguza agati ambwira ngo umwana asuwe kandi siko umwana ari uwe. Gusa wambwira ngo ibyo ni ibiki? Papa wase nyine wenda kugira ngo byemere nuko utambwira ko umwana atari uwe. Ko ngera icyo kintu ko ari cyo kibazo nifitiye. Murarana mute ahubwo mubanye mute muri iyi minsi? Oye kuva aho yabivugiye njewe nagira ngo mbanze menye neza uko bimeze. Kubera ko ngiye nabibonye ku itangazamakuru mbona ni nko gukubitwa n'inkuba. Ntago mwigeze mubiganira se? Ntago ndabivuganaho nawe. Urabyimurira? Naracecetse narabibonye ndaceceka numvishe nta n'umwuka ngiye mfite wo kuba nabasha kuvuga. Nawe ntacyo nekereje aho namukuye, nekereje uko yaje ambwiye ngo nje kwakira abana, nekereje ukuntu aje kunjogorera abana nabo yareze narimamye nk'ipapa nahise numva ibibazo ari. Nawe ntacyo arongera kubikuganira? Ntacyo arongera kubimbwiraho. Mwarengeje araza tukayijya nta kindi nkamwihorera. Niko bimeze. Ubundi cyiza nuko ntekereza ko wenda ari uko mwabiganira muri babiri. Nkuko muri kubiceceka kandi ari ikibazo mu rugo nyine ntago mu biganira. Ko atakimbwiye se ahubwo akajya kugishyira ku itangazamakuru. Nimba umuntu atakubwiye ikintu ngo mukigeho mu nzu unamuganirize we amubwira ngo papa wase ngo wavuze ibi nibi. Urumva byashoboka? Wenda afite indi mpamvu nanone buri ikintu ujya kugisohora hanze mu rugo byanze. Ariko ngiye ariko banza kabimbwira. Ubundi nibyo byiza yego. Naho ibyanarumvishije burasi njya ngunda ngo narumvishije. Afazari wambwira ati njewe numvisha ibi nibi ese nibyo cyangwa sibyo. Nakubwira ngo nibyo cyangwa sibyo. Noneho ngiye nagiye kubona mbibona ku itangazamakuru. Numva ngo biswe n'inkuba kubana n'umuntu warangizwa ajya kumva ngo umwana ngo si uwanjye. Hari igihe none wa mugani wishinga abantu. Yesu ubwo ari we warenza hiki. Uzi uko yagiye, uzi uko yaje, uzi ibyo yankoreye. Ikindi kintu narenzaho ni nk'igiki koko. Ariko wari kubimubaza uti ibintu wavuze ni ibiki mukabiganira biribura. Numvishe nta mwuka ndi bubone. Mukabiganira. We akakubwira ati numvishe nta mwuka ndi bubone kuvuga ngo ubundi wa mugani iba mu ngo ni byinshi. Ahubwo nago byose tubyihanganira. Ni byinshi byo rwose umva nago nabishobora. We nyine wa mugani yari kwicara akakubwira ati bimeze gutya ukavuga yego cyangwa hoye. Nibyo cyangwa si ibyo bikarangira. Nkamuhakanira. Ariko we kubyakira nawe ubwo byaramunaniye. Arangire yumva yuko agomba kunshyira ku itangazamakuru. Yumva yuko nawe nk'uko n'ubundi bye byose abantu bamuzi. Ubundi yareka tukabiganira nk'umuntu turarana mu buriri, nk'umuntu nakiriye, nk'umuntu waje mu bana be byari kumutwara iki. Niba kubyakira byaramunaniye sinzi impamvu nyine guceceka ngo mu biganire byamugoye. Gusa nanone wabonaga ko nyine ababaye kandi buriya iyo ababajwe n'iki se? Ababajwe nuko maze kumwondora. Nuko umwana ngataru aninjira ati papa wiriwute umeze uti amakuru yawe nicyo kimubabaje none ararenzwe atangiye kujya kunjonjorera abana. Gusa nanone ko atabajonjoye mbere se atarajya kwa Farida. Ubu ngubu nibwo yabutse kuza kunjonjorera abana. Kuba karabayeho ntimuzagerageze abana ntibazabimenya ko bizana amasiku mu bana. Yumvishije yuko se yamwihakanye ari we yita ko uretse nawe n'undi namurumuno cyamushikiwe nawe yumvise akavuga nanjye ubwanjye nyimara kubibona nahise mera nk'umusazi numva mu mutwe nago hakora. Nekereje ibibi byose namwihanganiyeho. Nekereje uburyo ki aje kunjonjorera abana ngo uyu suwe nta nubwo ako gahinda nzagakira.
urumva ku ruhande rwe kubera ko nawe wenda biba ari ibyo yumvise cyangwa amenye vuba kubyakira nawe ariko kumenya numvishe wigeze ubona yubaka, numvishe yarubatse. Hari ahantu waba waramboneye ingo zivuga ngo numvishe. Nabonye niyo yubaka, nge nabonye, ariko ngo narumvishe. Ibyo bintu bibaho cyangwa se ngo namenye amakuru, namenye amakuru, narumvishe, cyakoze wenda nabonye wiboneye n'amaso yawe. Ikindi kibazo, mwaba mumaranye imyaka ingana gutya, umwana umwe atari uwe, hakabura akantu gato, sinzi ngo bibaho, ariko se wabura mu myaka yose wabura akantu wabona ku muntu kakwereka kaguca inyuma cyangwa ko yaguciye inyuma cyangwa ko kubeshya. Wenda n'uwayiguteye akakubwira ati umwana wanjye ameze ate, se wamugani se ntago ajya mukubaza umwana wanjye ameze ate. Sha papa wasarananiye pe, cyangwa se nihanganiye byinshi, ariko papa wasarananiye. Nta muntu mushobora kubyarana, sinzi nuko ndi bubigenze, ngo umwana ubu ndumva na n'isana ariyakira muri njyewe. Nta muntu mushobora kubyarana. Nekereje aho nari mukuye naho twari tugeze ubu, yarangiza akazana idosiye yo kunjonjora abana ngo umwana asuwe. Niyo mpamvu nakubwiye ngo kwishima kuri gukeya cyane. Uri mu isi biragoye, urishima ariko nyine bibi by'igihe gito, ariko nibwo buzima, tuba mu buzima bubamo ibibazo. Rero hari igihe n'umuntu nawe yikurira ibibazo, kuko papa wase wari kwikurira ibibazo cyane. Nago yakankoza ibintu nka biriya, atekereje uko namwakiriye, atekereje impuhwe nakoze, nkavuga nireka papa w'umwana agaruke mu bana, yarangiza akabaje maze kumwondora n'iki nta kibazo na kimwe afite, navugaga ni reka twongere dusa n'urugo turebe yuko wenda hari icyo twakwiteza imbere. Yarangiza akabazanye ibyo kunjonjorera abana, avuga ngo abana sabe n'iki. Ubwo se wambwira ngo ni umuntu ubwoko kindi kumwe nawe? Urumva atari ibintu bibabaje. Ntekereza ko nawe ubwe ikintu cyaba kizi nuko umwana si uwanjye, ni umufuka w'umuceri se ari kuvuga ati reka nzane, ni ukuvuga se ati reka njye muri iyi bizinesi, ahubwo ari umwana si uwanjye. Ibyo urumva ari ibintu papa wese ashobora kuba afite ikindi kibazo cyo kutakwizera. Ahari buriya iyo umuntu atakwizera ahora gukeka. Nawe yatanyizera yari gukomeza akigendera, ntabwo ari kunsaba ngo agaruke mu bana. Ntabwo ari kunsaba ngo agaruke mu bana, nk'uko yari yagiye n'ubundi nari narangije kwiyakira, ahubwo yiza kunesha umutwe. Kiriya gihe byari kugorana kuko nta hantu yari afite yajya avuga ngo agiye kuba. None ubu niyo mpamvu nawe yavuze ati ndabona ubuzima bwanze kansubire mu rugo rwanjye. Ahubwo nyine mbese mu rugo yagaruka neza, ako kabazo kajemo neza se umuntu yakibaza. Uko ngiye nabibonye nkabona ni nk'ub'inkubise. Umuntu yakibaza ibintu by'umwana yabitekerejeho gute. Ejo bundi narabirebye mpita ndwara nihahamuka pe, nabaye nk'umuntu urwaye igicuri, nta n'icyo nzi. Umwana si uwanjye, umwana nzi twabyaranye nawe imfura yanjye, nabanje mu nda yanjye. Yarangiza akambwira ngo narangiza ngumva ngo umwana rero ngo umwana ntago ari uwanjye. Ibyo bintu bibaho se? Ngo niba ngombwa ngo muzajya gupimisha ngo DNA, kandi ibyo gupimisha DNA nta kintu bintwaye. Nowe nuguta umwanya no guta amafaranga afite azajye kuyatanga rwose, agenda apimisha DNA. Ariko nanone ibyo bikomera byose ntago nabyibagirwa. Ndagira icyo kwa Farida nirengagije, ngize icyo kuba muzanye, agiye no kunjonjorera abana, ntatavuze ati reka nkore urugo rw'imbere ngiye kubacamo ibice gutyo. Kandi abana ntibibagirwa ubu ngubu namayobera. Abana biba ari ukubacamo ibice kandi nta mwana wibagirwa. Ahubwo nge numvaga wowe niwe mukeneye kuganira. Muri mu rugo wenda reka nibwo byaba byiza. Wowe niwe mukeneye kubiganira. Izo barambwiye kubwira bamubwiye, wenda wasanga nawe ubazi. Niba arabi muri famiye yawe, niba ari muri famiye ye, nabyo mukabimenya. Rega tugira abanzi benshi buriya. Rega barambwiye nge ntago nyanyubakira n'abanyeshya. Cyakoze kubwira nabonye byo bifite mwaye. Ariko barambwiye nta nubwo wakubaka urugo uri muri barambwiye, sibyo?
njye ni nacyo kintu cyambabaje ngo njyewe ngo barambwiye ngo umwana ngo si uwanjye ngo kandi koko ngo mbona nsuzugura atamusuzugura se ubundi icyubahiro yamuhaye ni ikihe Minerivare yo kugiye yo kujya kwishyurira umwana kurira ku gihe nabanje kubanza ni kugenda nirukanka kugira ngo barare bariye ibintu aya mafaranga yarayatwaye n'ibintu yarabitwaye ubundi mwana yamwubaha gute yamwubaha abihereye ko nabwo ari impuhwe bamugiriye ibyo nyine we ntago abitekereza nagatekereza amafuti yakoze amafuti yarayemera akumva yuko agomba kwegama nka Rwema ariko umwana nyine ati pa agahita umwana akabwira umwana ati pa ati naje nirukanka umwana akibagiza ninuza nishavu yagize kandi ni bakuru umwana mukuru wenda umwana mutoya nagabye ngibyo bisobanukiwe ariko ku mwana mukuru nago wajya kumubeshya ikintu arebesha amaso akakireba akakibona ziko wagiye gucinya mama we barabizi yagiye uko biri kose nago habura gahinduka ku mwana we rero yumva ko sinzi uko byaje mu mutwe n'abamubwiye makuru yumva ko ariyo mpamvu nyine umwana amusuzugura ko ari wowe umusuzuguza ibiki ibyo nibyo yifitiye mu mutwe we uko biri kose hakenewe ikiganiro hagati yawe nawe muri mu rugo mukicara mukabiganira mukajya mu cyumba nta no kwicara nkabiganiraho nawe nyamara kubona ko yankize kwitangazamakuru nta n'ikintu nayo kwiruganiraho nawe njyewe byaranunguye mbitekerezaho ndavuga reka nze ngushake bizakemuka mutabiganiriye se kubiganira wenda nabwo icyo gihe cyabyo cyagera gukomeza kubirenza amaso mubana murenzaho mwese kandi buri wese afite ikintu kirimo bibaje ku mutima nabyo ntago muri gukemura ibibazo ahubwo kwicara mukaganira amaso ku maso akabikwibwirira umureba mu maso urabizi ko wagiye udufasha igihe cyose abikubwira sibyo urabizi ko igihe cyose watubaye hafi uradufasha nkaza nkakuregera nkakubwira ikibazo mfite ikibazo nahuye nacyo ubwo rero hagati aho ngaho nagira ngo ngusabe udufashe kuko ngiye nabonye birenze ubwenge bwanjye nukuri pe iki kandi urareba icyo ukora nk'umuntu nse nkuriki mubwire ubwa mbere ni wewe nabonye ari kubiganiriza atigeze abimbwira ngiye twararanye mu buriri we yaraje aravuga ati nshaka kubwiza abantu kuri mbabwire umugore nyimara kubibona nabaye nk'umuntu urwaye igicuri ndanagagara pe we yaravuze ati nshaka kubabwira numva n'ubwenge burayobye uburyo umugore wanjye ari mubi kandi ngera na n'iyi saha ntago nyiri kubyiyumvisha natekereje ibyo nagiye nkora byose nuko namugiriye umuhe zo kugaruka mu bana be nanga umuvumo w'abana ngo bavuge ngo mama ngo nagabana na mama nago papa bana na mama ndabyihanganira ndamuganigaruka mu rugo maze kumwondora arangije aturiye asuwanje hejuru y'amafuti ke ari we wakora iki koko ntacuretse ku biganiro akabikwibwirira ukabyumva nawe ukamubwira ukuri ubwizanye ukuri nyine ko ibyo avuga atari byo nawe aho bigeze ndumva bindenze niko oya nibyo byiza cyangwa se byakwanga narinzi yuko urwo narwanye narwo rwakize none ndumva rukiri rurerure cyangwa se byakwanga nk'uko yaje hano akatubwira ati nje kubabwira uko umugore wanjye ateye n'ububi bwe bwose mutari muzi nanjye namenye mukaza tukabiganira hano tugahura nyine tukabiganira waba ugize neza cyane kuko n'ubundi usanzwe udufasha nicyo nakubwiraga waba udufashije kubiganira mu rugo bidakunda mu rugo ntago bikunda ngiye nza kubibona ku itangazamakuru ahubwo twari kurara turi kurwana tuvuza induru mu baturage kandi ngiye sibyo nashakaga nyimara kubibona numvishe nabuze umwuka wo kubimubwira urumva ndavuga nini njya kubimubwira hashobora kuba ikindi kibazo ndaceceka ngiye niyo mpamvu narinje ku itangazamakuru niyo mpamvu narinje ngo ngusobanuze umbwire ibyo ari byo nuko byagenze ariko tuzavugana nawe naboneka azaza tuganire none habikwibwirire wowe nyiri ubwite mbona nkubona umugisha kuko uritanga bihagije mu byiganiriro ko muri Imana umugisha rwose uba witanze nta kubutagize niba muba muri kuganira hano n'abandi bazabagira inama bishaka kugira ngo tubikemure naho mu rugo nabonye biri bube rwaserera reka tunasoreze hano mu rugo mushobora no gutongana n'abana bakabimenya tunasoreze hano wowe niba wamuvugisha niba nge nzamuvugisha nkamubaza wenda gusabye ngo umuvugishirize kuko nge nta kintu numva navuga nta kibazo
hagati yo noneho kumuragiriza akazabikwibwirira neza nawe ukamubaza kuko ibyo uri kumbaza sinabimenya ariko we nyir'ubwite nkawe ufite icyo kibazo ushobora kumubaza agahita akubwira nyine aho yabikuye wamumvugishiriza ukamumbariza kuko njye nta kintu nifuza kuvugana nawe kuri icyo ngicyo cy'umwana wanjye nta kibazo ku mezi 9 natwise nkabyara nkajya kugise nkagira gute nta kintu numva navugana nawe ibyo nta kibazo nzamuvugisha reka dusoreze hano rero tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha murakoze